Okay. Filimi yacu rero nuko itangiye. Barakwereka Broda yabwiye afande afa mereze imineke aho hejuru. Kumbi yahise ahamagaza akamodoka gatwawe nande na Habimana, akamodoka gato kabana. Ewana Cyahimana cyase kikoreza kuri telekomande, maze uyu nguyu atangira kugira gute, atangira kushyiramo iki imineke mu buryo bw'ubusambo rwose, mu buryo bwa bujura. Urave ku bisambo. Broda na Habimana bongeye bagarutse. Bombi barakurika ku rundi ruhande. Korode wacu ari kwihanagura hehe mu maso, ari kwihumura, ari koga mu maso rwose. Mu kwitegereza hakurya yabonye umuntu uri gufata imineke ayishyira hehe, ayishyira mu kamodoka gato muri buriya buryo bisa nkaho ari kwiba. Korode wacu yarabibonye ahita agira vuba vuba akura mu mufuka vuba na bwango, fasta. Ewana akureye agatelefone ke yiguriye, maze arangije atangira gukamera rwose ngo nawe azatwike imbuga. Ewana cyamaze gukamera maze kita cyongera kiritsimba, maze uyu nguyu we ku rundi ruhande arakiba imineke ya fande ari gucuruza. Cyahise kibwira Habimana ngo ngiri ugatwara ku kamodoka. Habimana we si ukukurura ye, ahita yongera arakisubiza, arangije ahita agaterura muri ubwo buryo nk'andi mabandi yose. Ewana ahita acapa mugu akina biroko. Nguwo Habimana muri karitsiye. Ewana nuko abagize n'iminwa ye nta mikino ihari. Kurikira unarebero sasa. Ari nako nkubwira gukora subscribe nyaboneka kuri Kwizera Rwanda official kugira ngo gahunda zose zigende neza, udufilimi nk'utu tukugereho mu bambere. Bombi barakureka ku rundi ruhande. Broda wacu ibari bamushoreje kugira gute kumupfunyikira, bagiye kumuhereza. Afande mu kwitegereza neza aravuga ati se imineke ihisi y'aka kanya, kumba hari imineke, hari ibibuye, hari amatafari. Ewana ibi ni ibikira, imineke yangira ihesha. Ibitoki byanjye bigiye ntabwo nigeze mbibona pe. Waba umbeke, reba nsaka urebe ko ari nibyo mfite. Afande ntiyabyumva neza. Itaza fasta atangira gusaka kino. Kumbuka gisaka twe twabyiboneye ko byagenze byose. Akamodoka kanagiye katwaye iyo mineke yose, aramusaka hose. Umbi cya Korode kiri kumwitegereza aramwidirishya. Mbega ibisambo we uzi ko bimwibye sha. Afande yasatse uyu nguyu rwose arayibura. Aramwitegereza ati rero nta kibazo unyihanganire, ariko akiri imineke yawe nari nkupfunyikiye. Ngaho unyishyura rero. Reka nkwishyura ariko ntugakekere umuntu ubusa. Kiba kigize nyoni nyinshi ngo si igisambo, kumbi ni igisambo rutura. Ikurikira unarebe rero sasa. Yakoze mu mufuka avanamo iki, avanamo amafaranga. Ewana arayabara yitonze. Maze arangiza ahereza afande akira rero. Ariko ibintu byo kwita abantu ibisambo mubakekera ubusa ntabwo ari byo. Bayi rero ndanigendeye. Uyu we yahise akarenga. Ewana afande yasigaye yibaza ni ibikira. Afande rwose nasigaye atabyumva neza. Aravuga ati reka nkomeze nicururize n'ubundi uhombye arabyimenyera. Ewana afande yaragarutse. Aravuga ati reka nkomeze nicururize. Bombi barakwereka kino cya Broda cyageze hano mu muhanda, aho afande atakibona kitagitangira kugira gute gucapa mugu. Kirukanka afande ariko we ntabyumva neza. Ewana yafashe amaseri y'ibitoki 3 ayashyira ku meza rwose aracuruza. Kumbi cya Korode cyase gisimbuka muri ubwo buryo. Korode yerekeje rero. Korode yayisaza yihuta fasta nk'abandi barara bose. Kumbi yerekeje aho afande aherereye. Yayisaza mwaramutse afa, mwaramutse sha. Ngwino nkwereke. Ngwino urambwira iki sha? Ngwino nkwereke ibintu nabonye, ariko ngwino nkwereke wewe udacikanwa. Ewana yaraje afande kita kimwereka cya Korode, kimwereka ka video kuntu byagenze bari kumwiba byose cyabikameye. Urave kuri Korode wacu rero sasa ni mubi cyane. Yabikameye byose ngaze gutwika. Urikira unarebera sasa biraherera hi. Afande yarabyitegereje kuntu bamwibye.
areba akantu ku kandi nuko babigenze sha. Yewe we uyu nguyu niwe wanyibye. Yewe we ahagaze hano rwose ahita nagenda mureba yakwibye burya agenda. Kora hasha kora aha ndakwemeye kora aha rwose wabera ugize umumaro. Ebona ngabo kurikira unareba afande yakoze mu mufuka akureye amafaranga ahita amwishyura aramubwira ati rwose ako ni agashimwe ariko bungumiye hano ndaje gato mbanze nkurikira bariya barezi b'abajura. Ewana afande nta kindi yakoze yahise ajya kureba abande abajura. Hey ikindi rero umuntu abyibuka neza ko afande wacu yanakoze ikosi rya komando. Yakoze komando. Ewana ubwo nawe urabyumva naramuka afashe za haduyi bya bisambo. Nguwo bombi barakwereka hano cya Habimana cyaraje gikikiye ka kamodoka kiraza kigira gute kitsimba hano kitsimba ku ruhande rwose ibindi bisambo byose. Ewana itacyongera kimera neza cyane kirategereza. Bombi Broda nawe mu muhanda ari kuza yihuta ikigaragara karitsiye zo bazivukiyemo barazizi cyane cyaraje gicapa mugu. Ewana Habimana yarambiwe ariko subari bombi uyu yarahageze kora hasha twamwemeje. Buriya twamurangije nk'ejo yafashe nibwo yaraguze asuka hano mu modoka mu kamodoka gato rwose. Nta kindi yakoze yavanyemo imifuka ibiri umwe awuhereza nde awuhereza Habimana. Ewana atangira kugira gute kumushyiramo ibitoki sasa. Atangira kumushyiramo imineke ariko imineke uburyo isa irisa rwose ni imineke myiza isa nk'iyaboze. urikira unarebe rero sasa. Ewana yaramuhaye nawe atangira kwiha muri ubwo buryo. Bari kugabana ibyibano. Nyabuneka nako nkubwira ngo kwiba nta keza kabyo. Kwiba birakubitisha nyabuneka. Birakubitisha nuko gahunda ziba zifashe. Uyu Broda yatangiye gupakira iki ibitoki bye nayo mu wundi mufuka we. Ewana muri ubwo buryo abarasoje aramubwira ati rero ibi bitoki ni ibyawe uri kumva. Nawe nanjye ibi ngibi ni ibyanjye. Ati siko bimeze ubwo gahunda siyo. Ati niyo kabisa tunigendere. Ibisambo byahise bikarenga rero muri ubwo buryo byahise byigendera. Ewana biragenda muri ubwo buryo bigenda biganira neza. Iyi diri twakoze uyu munsi yakunze cyane. Kumbi biri kugenda byageze aha cya Broda kita kimusubiza inyuma ati buretse gato itegereze hakurya. Kureba neza babonye afande wacu ari kuza macinga vizuri sana ashakisha ibisambo abajura. Ewana ubu ari gushakisha bino bitoki reka tumwitsimbeho gake. Byaraje byitsimba hehe hano. Biraza biritsimba rwose muri ubwo buryo. Urave ku bisambo rero sasa. Afande arimo amacinga polampola ageze aha mu kwitegeza ku ruhande ahita abona akamodoka gasa nka kakandi yabonye muri ya video bari kumwiba. Hari akamodoka ra ahita apuraho telefone yihuta fasta nk'abandi bafande bose. Ewana atangira kureba hari akamodoka si nka kakandira. Arabireba neza abona ni nkako rwose kuntu bamwibye. Kariya niko rwose. Yahise abikofurima. Afande wacu nta kindi yakoze rero yahise ajya kureba ako kamodoka impamvu kari hariya rero sasa. Ako kumbi bino bifite ubwoba. Afande yaraje porampora katono nk'abandi bakomando bose araza aritegereza akaritse ka kamodoka. Niko pe niko umba arebye ku ruhande abona bya bigoryi biri kugira gute biri guhengeza. Ewana yarabibonye. Bano ni babajura rero sasa. Afande ahita agira gute ahita tiptoewinga step by step. Araza rero ntibyamubona abihagarara ku ruhande. Ewana ndaje mbafate nitonze niko afande ari kuvuga. Ikumbi bino biracyacunga hagera ariko se ko namubona guhindukira neza yahise kimubona ku ruhande rwabo cya Broda gikomanga uyu nguyu. Hindukira urebe uwo muntu uri inyuma yawe
kumbe kureba neza yahise abona afande wacu ahita bakamata vizuri sana, yahise abafata rwose. Afande afashe ibisambo yarayifashe bitangira gusaba imbabazi, ariko afande uri hano ni no joke, nta mikino agira. Yarabifashe rero, nyabuneka ubwo nta handi bijyanye ni muri ndabyemeye. Nyabuneka nta keza kukwiba, mwirinde kwiba, mwirinde ubusambo, kuko ubusambo ni bubi buranakubitisha. Wana agafilimi kacu nuko kagenze. Mwakoze kubana natwe, nge ndi Kwizera Janvier kandi nk'ibisanzwe mukomeze mubane natwe mu dufilimi dutandukanye munakora subscriber. Imana ibande bicyoroshye. Bye bye.